Umwami ashimwe. Tumaze kuririmba indirimbo ivuga ku rukundo rw'Imana, tuvuga uburyo rutagira akagero. Ndetse iyo tugiye kwigana uyu munsi muri Bible study ntago bitandukanye cyane n'ibyo tumaze kuririmba. Tugiye kwiga ku rukundo rw'Imana. Ariko urukundo rw'Imana nk'uko tumaze kubivuga ntirugira akagero. Inyanja zose naho zaba wino, utwatsi tugahinduka uducumu tw'abanditsi, ijuru rigahinduka impapuro, ntabwo twabasha kubyandika ngo rukwireho. Ruragutse cyane, ni topic yagutse, ariko uyu munsi hari aho tugiye kurwigiramo cyangwa se aho tugiye guhera turwiga. Tugiye kwiga ku rukundo rw'Imana, twigaho ko urukundo rw'Imana biragoye kurwumva apati y'umusaraba wa Kristo. Urukundo rw'Imana ntago twarwumva hirya y'umusaraba wa Kristo. Ibyanditswe byera turaza no kubibona, biravuga ngo Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Bivuga ngo Imana muri sovereignty yayo, mu bubasha ifite bwo kuba ntawe isaba uruhushya ngo ikore ibyo ishaka, ibikora nk'uko biri mu mutima wayo ibishatse. Rero yashatse ko yerekana urukundo rwayo binyuze mu kuba Kristo yaradupfiriye tukiri abanyabyaha. Niba Imana ishatse kudemonstrating urukundo rwayo cyangwa se kuruhishura cyangwa se kurwerekana, ishimye ko iri burwerekane muri Kristo. Nidukurikira ibyo ngibyo iri kuvuga, turaza kumva ko ahandi hose wajya gushakira urukundo rw'Imana ushobora kumisinga point, sibyo? Kuko yavuze ngo iki, Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, kandi yadupfiriye ku musaraba. Kuko umusaraba niho Imana yashatse guhishurira urukundo rwayo. So rero uyu munsi wenda turaza kugenda dukoresha ibyanditswe bitandukanye, tureba uburyo Imana y'ubwayo describinga impamvu biragoye kumva urukundo rw'Imana apart y'umusaraba. Ndetse ni nayo mpamvu rimwe na rimwe yaba ari kubizera n'abatizera, ntekereza ko wenda angozi biturukamo biratandukanye, ariko bijya bidutera ku misunderstanding urukundo rw'Imana cyangwa se kutarwumva neza, sibyo? Rukumva nk'umuntu wizera hari igihe anyura mu bihe bikomeye, troubles zitandukanye, afflictions zitandukanye cyangwa se ibigeragezo bitandukanye n'ingorane zitandukanye, amaso yakava ku musaraba. Si uko atawizeye, si uko atawumenye, kuko nimba akijijwe yakiriye ku musaraba, turaza kubibona, ariko nyine agatakaza iyo focus. Urukundo rw'Imana agatangira kurupimira mu bindi, nyamara binahinduka, bigenda bihindagurika, sibyo? Tuvuge, reka dufate urugero ruri base nyine rworoshye. Ugasanga wenda nimba uri umubyeyi utangiye kurebera urukundo rw'Imana, umwana ari kukugora, wenda ati Imana ibinkunda, ariko umwana unyumvira yakora ku mutima wakanyumvira. Nuko urukundo rw'Imana urushiftinze rukura ku bintu, ku kintu kiri objective cyangwa se kidahinduka yatanze, wabijyanye ku bintu bihindagurika. Umwana uyu munsi ashobora kuba ari kwitwara nabi, ejo akizitwara neza, sibyo? Uyu munsi wenda ushobora kuba uri kubona ingorane mu kuba muri minsi zo kubaho, ejo bigahinduka, sibyo? Ni ukuvuga ngo ntabwo nujya kururebera muri iyo ango, turabizi ko ibyo ari ibintu bigera ku bizera n'abatizera. Uwizera umwana ashobora kumugora, uwizera ashobora kugira ingorane akarwara, uwizera ashobora kubona ibimutunga bimugoye avunitse, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero iyo bikuye amaso ku kintu kiri objective Imana yaduhaye cyangwa se kidahinduka, aricyo kuba Kristo yaradupfiriye tukiri abanyabyaha, bikajya mu kuba nariye gatatu ku munsi, wenda n'urugero, sibyo? Ibi byose ntabwo ndi kuvuga ko bitari ngombwa mu buzima pe, ntabwo ndi kuvuga ko ntabwo ari ukubitesha agaciro, ariko buri kintu cyose kigira umumaro wacyo. Ntabwo ari ibyo Imana yashyizemo ngo ujye ureba bino urebe ko nkukunda, ahubwo yavuze ati njyewe naberetse urukundo rwanjye ubwo Kristo yabapfiraga mukiri abanyabyaha. Kuko ahandi hose birahindagurika. Uyu munsi ushobora kuba uri gustruggling, ejo bikaza ibintu bikaza. Umunsi umwana ashobora kuba yakunaniye, ejo akizera cyangwa ubuntu rusange bukamugeraho, akagira uko ahindura ubuzima bwe, sibyo? Akakunezeza. Ejo n'ejo bundi
ni ingero nyinshi twatanga z'ibintu bihindagurika mu buzima. Umunsi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza, ejo bundi bikamera nabi, gutyo ku buryo kubipimiramo ikintu runaka bihita bihinduka bihinduka nimba nabyita bigutera confusion. Ese ko ibintu biri guhinduka, ariko Kristo nimba yarapfuye arazuka, nta cyabihinduraho, n'isi akicurika ikongera agacuramuka, niko byagenze. Sibyo, you can't change a historical fact, you can't change a deed of God. Sibyo? So rero niyo mpamvu noneho ku muntu utizera we wenda nawo habamo ingero nyinshi, hari igihe ashobora wenda kuba avuga ati biriya by'Imana, cyangwa se nyine ni ingero nyinshi twafata, akaba nyine abitesha agaciro. Wenda nimba nemera ko Imana ibaho, akaba birebera mu yindi ango itandukanye, akaba bireberamo akavuga ati wenda ko gupfa mu wamuvuga ntikwabayeho, njyewe Imana nizera ko idukunda, njye mbirebera mu byo ntunze iby'impa. Sibyo? Yego ni nayo ibitanga, ariko biragenda bihindagurika. Ibyo ufite uyu munsi sibyo ufite, cyangwa se n'ubundi buryo bwose abantu babirebamo bitandukanye n'umusaraba wa Kristo. Rero niyo mpamvu uyu munsi tugiye kureba impamvu bigoye ko umuntu yamenyera urukundo rw'Imana ahantu hatandukanye no ku musaraba, apart yo kuba yaranabyivugiye y'ubwayo, ariko igenda itanga na evidence mu byanditswe byera yuko nta handi hantu wareba ngo ubone urukundo rwayo kereka mu mwana wayo, mu rupfu rwe n'izuka rye, n'icyo yaje gukora. Rero icyanditswe cya mbere tugiye gusoma ni icyanditswe ntekereza ko umuntu wese wagize introduction kuri Bible cyangwa se yaragiye gusenga n'ibyo byaba rimwe, John 3:16 turayizi, Yohana 3:16. Sibyo? Niho tugiye gusoma 16 na 17, ubundi tuganire, umwami atugirire ubuntu, tugire icyo twunguka. Aho ndahasoma Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ndetse no wa 17. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye Umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Hano dusomye amagambo atari maremare umuntu ashobora no gufata mu mutwe. Abenshi muri twe banayafashe mu mutwe kubera tukiri abana, sibyo? Kuko wenda ikosa ryabaga ririmo nuko rimwe na rimwe twajya tuvuga akunda abari mu isi cyane, ukagira ngo ni abakera gusa, sibyo? Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero hano hari ikintu tubonyemo, kuko ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, sibyo? Kuko Imana yabakunze. Wenda turaza kujya muri detail turebe, ese ubundi tufate nk'urugero rwumvikana, tubimanureho gato. Iyo numvise ati wenda Josh, sibyo, wenda in the future ni numva ngo Josh yakunze runaka bagiye gukora ubukwe, sibyo? Of course nshobora guhita nibaza se Josh yamukundiye iki, sibyo? Ku buryo wenda ari n'umuntu mwisanzura nawe ushobora kubaza ati se wamukundiye iki, ni ibihe bintu byiza afite bya attractinze nyine byatumye umukunda, sibyo? So rero nimba wenda urwo ni urugero rw'abantu nari ntanze, ariko Imana nayo niba ikunze abari mu isi, turaza kureba ese abo bantu ikunze barakunditse, ubundi ni abantu ifite icyo yashingiyeho kugira ngo bakunde, cyangwa nuko ibakunze regardless. Irabakunze because cyangwa irabakunze regardless, sibyo? Irabakunze kubera cyangwa irabakunze nubwo, sibyo? Noneho ngo urwo rukundo rwayo hari icyo rwatumye ikora, sibyo? Ngo byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege, sibyo? Umwana wayo w'ikinege iramutanga biturutse mu rukundo rwayo. Niyo mwibuka topic twatangiriyeho turi kwigaho, biragoye kumva urukundo rw'Imana apart y'umusaraba wa Kristo. Ngo byatumye itanga Umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Vuga ngo uyu mwana, noneho Umwana w'Imana hari n'icyo aje gukora, hari n'icyo biri bubamarire, sibyo? Kandi turabizi ko ibyiza n'ibibi bibaho. Iri kubakuriraho kurimbuka byonyine no mu ijambo bwaryo turumva uburemere rifite, ntabwo ari ikintu cyiza
cyangwa twiga ikinyarwanda muri segonderi igihe mwarimu yigeze adusetsa aravuga ngo hari amagambo uvuga ugahita wumva ni ibyo ari byose nica yabyo akahise tubwira ngo ijipo ngiyo wavuze ijipo nyine wumva ko ari ikintu gitaratse nyine kimaze gutya so niyo twuye kurimbuka ntabwo cyaba ari ikintu cyiza mwana wanjye ngwino hano urimbuke no ntabwo ari ikintu cyiza sibyo ni ikintu kibi ibyo ari byo byose turaza kubirebaho sibyo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri iyi si yacu even n'abatizera ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu bose bastrivinga kugira ngo barebe ko babaho igihe kirekire sibyo ibintu bihoraho abantu turabikunda sibyo ndi kugereza kubishyira hasi ho gato kugira ngo nyine twumve be making a sense in our minds sibyo nyine Imana ngo kuko yakunze abari mu isi bitumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera uwo mwana atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho sibyo ibi ngibi aya magambo ni aya Kristo ubwe ni Kristo wari kubwira nde Nikodemo sibyo murabizi guhera hejuru Nikodemo aza kumureba aba yanamubwiye ko utabona ubwami bw'ijuru utavutse ubwa kabiri sibyo so aya ni amagambo ya Kristo ubwe ani nkaho ari kubabwira ati njyewe kuba naraje hano bifite mission 1 naje biturutse mu rukundo rwa data 2 naje kugira ngo uko kurimbuka nkubakureho unyizeye mukureho ahubwo ngira icyo muha ubugingo buhoraho sibyo ndetse ibyo ngibyo turaza kubibona nanone hagira udusomera muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 40 oya kinyarwanda wa 40 Yohana igice 6 umurongo wa 40 kuko icyo data ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure umunsi w'imperuka. Amen. Twumvise na Kristo nanone abisubiramo sibyo noneho wenda umuntu hari igihe tudakunda wenda ikintu tubonye ahantu hamwe hari igihe tuvuga ati wenda yabivuze hari icyo byari bishatse kuvuga ariko tubonye n'ahandi abivuga ngo icyo data ashaka ni iki sibyo icyo data ashaka ni iki ngo ni ikihe ngo icyo data ashaka ni iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahubwo ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ngo Imana ni iki ngiki nicyo kiri mu mutima nuko ngo ijya gutanga umwana wayo ni iki ngiki yashakaga sibyo kugira ngo we umwana w'Imana naza mu isi sibyo umwizeye sibyo ahabwa ubugingo buhoraho ndetse ngo Kristo azamuzure ku munsi w'imperuka sibyo. Kristo hano ari kuvuga ibintu bikomeye ibintu rimwe na rimwe bijya bidusiga sibyo kumva ko nyuma y'ubu buzima noneho hari ikindi kintu cyitwa kugaruka mu buzima ni ikintu gisiga abantu benshi sibyo. Nevertheless Kristo nicyo ari kuvuga ngo kimuzanye aje guha abantu ubugingo buhoraho aje guha abantu hari icyo aje kubakuraho kurimbuka hari n'icyo aje kubaha ubugingo buhoraho sibyo ndetse avuze ko ibi nibyo biri mu mutima wa data ndetse hano abamaze no kuvuga ko ngo ntago yaje gukora ibyo yishakiye suko Kristo wenda yakora ibyo data adashaka ntago ari umunyabyaha sibyo ariko for emphasis kwa kundi nyine yashakaga ko ibintu abimanura ku rwego abantu nibura bashobora no kubyumva avuga ati ibi ngibi ntimukeka ko ari njye uri kubivuga ubwo yayi kuvugana n'abatamwemera ibi ngibi si njye uri kubikora sindi kuvuga amagambo nshatse yose ahubwo ibi nibyo data ashaka kandi data nkunda kuko nkora ubushake bwe kandi ubushake bwe n'ubu ngubu nuko unyizera ngo turaza kubona icyo umuntu amwizera kuko si ibintu biri mu kirere bifite substance sibyo ngunyizera sibyo ahubwo ubugingo buhoraho ngo kandi nzamuzure ku munsi w'imperuka sibyo. So nuko rero ibi ngibi byose biri guturuka mu mutima w'Imana mu bushake bw'Imana ibi ni ibintu bigenda byirepeta cyane mu byanditswe byera mu isezerano rishya. Paul arabivuga intumwa zigenda zibisubiramo zindi zigagenda zivuga uburyo
ubushake bwa data nibwo bwatumye Kristo aza mu isi kugira ngo akore ibyo yakoze byose tugiye kubona, sibyo? Ni ubushake bwe kugira ngo abakureho uko kurimbuka, sibyo? Biturutse mu rukundo rwe, mu kuba yabakunze, ndetse hari n'aho ibyanditswe bivuga ngo yabakunze isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo rero urukundo rw'Imana nimba hari ahantu yashatse kurwerekanira mu buryo bweruye buri wese ashobora kubibona, ni mu musaraba wa Kristo, ni mu gutanga umwana we w'ikinege nk'uko twabibonye. Umwana w'ikinege akaba yari afite ikimuzanye, akaba yari afite icyo aje gukora, sibyo? Icyo yari aje gukora rero nta kindi ni uko yari aje gukuriraho abo bantu bazamwizera kurimbuka ngo akabaha ubugingo buhoraho. Kuko ngo ntabwo ari ukukuraho gusa, ntabwo ari ukubakuriraho kurimbuka ubundi ngo ababwire ati asigare yo mwirwarize cyangwa se wenda ikindi, ahubwo hari icyo ari kubakuriraho, hari icyo ari kubaha, sibyo? Hari icyo ari kubakuriraho kibi, hari icyo ari kubaha cyiza. Ndetse na hahandi mu Abaroma 5 igice cya 8, Abaroma igice cya 5:8 havuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, sibyo? Ese aba bantu ari kuvuga ngo tukiri abanyabyaha, wenda umuntu wenda ashobora guhita atekereza ngo Kristo nyine yapfiriye abanyabyaha, wenda hari njyewe sindimo, sibyo? Wenda kubera standard abantu bakoresha bapima abanyabyaha ziratandukanye, sibyo? Hari igihe wenda umuntu ashobora kuvuga ati okay, maybe umuntu uri ahangaha runaka, umuntu uri gukora ibi ngibi runaka ni umunyabyaha, ariko njyewe ntabyo ndi gukora, njye ndi kumva ntari umunyabyaha, ubwo Kristo yaje gupfira abanyabyaha, wenda hari igihe sindimo. Ariko Abaroma 3, sibyo? Abaroma 3, reka dusome Abaroma 3:23. Haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ndetse imbere mu 10 abanditse nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ni ukuvuga ngo hano Paul atweretse ko babandi nyine b'abanyabyaha ari kuvuga ngo Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo yerekanye hejuru, yari yerekanye ko nta muntu uri excluded. Niba bavuga abanyabyaha nta muntu uri excluded, sibyo? Nta muntu uri excluded. Abantu basininga uburyo butandukanye, bakora ibyaha bitandukanye, ariko they are all sinners. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi turi kureba aho umuntu yakarebeye urukundo rw'Imana, Kristo apfira abanyabyaha ku musaraba, ntabwo ari iby'abantu bamwe, abandi ngo bibe bitabareba wenda, sibyo? Ni ibintu bigenewe umuntu wese w'umunyabyaha ukwiye kumurebaho akabona urukundo rw'Imana, sibyo? Akamwizera. Ni ukuvuga rero hano tubonye ko ngo Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yapfiraga abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo Imana yashimye kwerekana urukundo rwayo ubwo Kristo yamuhaga abantu kugira ngo apfe ku musaraba, apfira ibyaha byabo. Nk'uko mu byanditswe byera avuga ngo Kristo nyine ngo Imana muri Kristo yari iri kwiyunga n'abari mu isi ngo ntibe ikibabaraho ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri kuba ku musaraba, ni ukuvuga ngo Kristo ntabwo ari gupfa azira ibyaha bye, ntabwo ari kuzira ikindi icyo ari cyo cyose, ari gufata ibyaha bya ba bantu bamwe bazamwizera, bamwe bazamushyiramo ibyiringiro, akabipfira ku musaraba. Ba bandi b'abanyabyaha, ba bandi yakunze bakiri abanyabyaha, ba bandi yakunze batari boze. Twatangiye tuvuga ngo nyine handi hatangira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi. Ni ukuvuga ngo dushobora kwibaza nyine abo bantu isi yabakundiye iki? Nta kintu na kimwe cyari kibarimo cyari gutuma ibakunda,
kuko muri Zaburi yavuga ngo Imana iri mu ijuru yitegereje mu isi ngo irebe ko hari ukora ibyiza, ariko niho bahita bakotinga ibi ngibi ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe, sibyo? Ni ukuvuga ngo Imana mu gukunda aba bantu ntabwo igendeye ku kintu icyo ari cyo cyose, ntabwo bigendeye ko ari beza, ntabwo bigendeye ko ari abantu bakunditse, ahubwo bigendeye ku rukundo rwayo bakunze ndetse rutumye igiye no kubaha ikibakuraho ubwo bubi bari bafite, aricyo gutanga umwana wayo Yesu Kristo, sibyo? Gutanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo bigende gute? Tugiye kubibona hano. Kristo yaje mu isi kugira ngo aba bantu Imana yakunze babashe kubona uburyo noneho biyunga n'Imana, kuko Imana irera, abantu ni abanyabyaha, sibyo? Tuba mu gihe ijambo gukoresha umunyabyaha bisigaye biri offensive ku bantu bamwe na bamwe, ariko nevertheless is true. Wabyita kuba imperfect, wabyita kuba making a mistake sometimes, wabyita kuba sinners, it means the same thing, sibyo? Ntekereza ko nta muntu ushobora kwicara ngo avuge ati I'm perfect, sibyo? Kandi izo imperfections uzimubajije wasanga zihura n'ibyo Bibiliya yita ibyaha, sibyo? So tutiteye kuri terminology twakoresha, sibyo? Ahubwo meaning yabyo nuko nyine hari ibintu ukora bibi, kandi ibyo ngibyo muri view y'Imana uko yabihishuye mu byanditswe byera byitwa ibyaha, kandi ukora ibyaha yitwa iki? Yitwa umunyabyaha, sibyo? So ni ukuvuga ngo nimba rero abantu bose ari abanyabyaha, Imana ikaba yera, ni ukuvuga ngo harimo ikibazo hagati y'abantu n'Imana, sibyo? Harimo ikibazo hagati yabo. Niyo mpamvu nimba Imana ibakunze, noneho mu rukundo rwayo haturutsemo iki? Haturutsemo kuba ishaka ubwiyunge nabo, biturutsemo kuba itanze means y'ubwiyunge, sibyo? Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe abakorino igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorino igice cya 5 umurongo igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Banza dusomere muri Kinyarwanda. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kwiyunga n'abandi. Kuko muri Kristo harimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibura ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Rekera nta kibazo. Somera mu Cyongereza. All this is from God, whom through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Amen. Okay, hari ikintu hari abari mu Kinyarwanda ijambo twumvisha rigarukamo cyane kwiyunga, ndetse mu Cyongereza reconciliation. Ese hiyunga abantu badafitanye ikibazo? Baba bagifitanye ikibazo. Twamaze kukibona, umuntu w'umunyabyaha, Imana yera. Tumaze kubona umuntu Imana yahaye amategeko yayo akayagoma, sibyo? Ariko Imana mu rukundo rwayo ikunze umuntu ku buryo inatanze uburyo bwo kwiyunga nayo. Ni nk'uko, reka twongere tubizane hano gato, ni nk'uko ngiranye ikibazo n'umuntu umwe muri twe. Wenda tuvuge sinzi conflict na making up nyine, mfitanye ikibazo n'umuntu, we aragiye nta nubwo abyitayeho ko twagiranye ikibazo, nta nubwo ari kunsaba imbabazi, nta nubwo ari kwerekana ko ashaka ko twiyunga, ariko ngiye nkavuga ati okay, noneho ubwo yangiriye nabi, tuvuge wenda yaje mu rugo iwanjye yangiza ikintu wenda cy'agaciro nkunda, sibyo? Ubwo acyangije nkaba mbona nta na wira afite, nta bushake afite bwo guca bugufi ngo ansaba imbabazi, kandi yakoze amakosa, ariko ngenda mukunda cyane ku buryo ntashaka kumutakaza,
sibyo? Niyo mpamvu njyewe ubwanjye ngiye kugenda nkagura cya kintu nkacyishyura, mu yandi magambo nkakigura nkagisimbuza, ku buryo ngenda nkamubwira ati wowe wigira ikibazo, noneho cya kintu nagisimbuje, nta kibazo tugifitanye, ngwino twongere tube inshuti bisanzwe, ntugire ipfunwe ngo wameneye iki, byarangiye nabyibagiwe. Mu by'ukuri icyo kintu si uko gikostinze nothing, ntabwo ari uko mvuze ati okay ibyo wakoze it's no big deal, sibyo? Ahubwo njyewe nshyizeho uburyo yasa nk'unyishyuye ariko ari njye ubyishyuye, ariko bikamwitirirwa nyine cya kintu ntabwo kikimisinze, ni nkaho ntacyo wakoze, sibyo? Muri kumva itandukaniro, ntabwo ari nkaho navuze ngo ibyo wakoze ntacyo bitwaye, aho nashyizeho uburyo. Njye navuze ati noneho nyizera ibyo nakoze, nyizera ko nagisimbuje, wowe ugaruke mu rugo twongere dusabane, tumere nkaho nta n'ikintu cyabaye, sibyo? Nibyo turi kubona hano ngo muri Kristo Imana yari iri kwiyunga n'abari mu isi, abandi bari mu isi b'abanyabyaha yakunze igatanga umwana wayo, ngo mu mwana wayo ikiri kubaho ngo ni ukuri kwiyunga nabo. Ntabwo ari bo byaturutsemo ngo baze Mana ni gute twakiyunga njye nawe, ahubwo yo yabakunze bakiri abanyabyaha, bakiri lost, ubundi shyiraho uburyo bwo kuba abana kiyunga, sibyo? Nta rukundo ruruturwa. Nk'uko njyewe mbikoreye nk'umuntu, uwo muntu wabangiriye nabi, mwese mushobora kwicara mukavuga ati koko Kente akunda uyu muntu, kuko aramukunda, arashaka ko babana, ashaka ko basabana, ashaka ko bamenyana kurushaho, umubano wabo ntucikiraho ngo bigende gutyo umwe aca inzira imwe ndaca undi, sibyo? Ahubwo bahita babona ko uwo muntu mukunze, nshaka ko tugumana hano iwanjye, nshaka ko tujya dusabana, nshaka ko tujya tuganira, nshaka ko dufatanya nyine mu kugrowinga together, sibyo? So rero urwo ni urugero nari ntanze mu buryo bw'abantu, ariko n'ubundi bisa n'ibishushanya ikiri kuba tumaze gusoma. Abantu bagomeye Imana ntacyo ifite yagenderaho ibakunda, even rwose na nyuma yo kubarema muri Genesis 6 hari ahantu ngo yitegereje abantu ngo ibona ko kwibwira kwabo ko mu mutima ari kubiteka ryose, sibyo? Igihe cyose tubona ibyanditswe biri referencinga ko Imana iri gukora examination y'abantu, nta kintu igibonamo kiri positive cyatuma ibakunda, sibyo? Cyatuma ibakunda ntacyo, standards zayo nta muntu n'umwe ujya azigeraho, sibyo? Ariko still niyo ifashe initiative yo kuba igiye gukora iki, igiye gushyiraho inzira yo kwiyunga, ariyo Kristo, kuko tubonye ngo ko muri we ariho Imana yari iri kwiyunga n'abari mu isi, sibyo? Hari ikindi kintu tugiye gusomaho, kuko ntekereza ko umuntu ushaka kumisunderstanding urukundo rw'Imana n'ubundi ibi yabikoresha, kuko hari igihe nk'urugero, hari igihe nari ndi kuri TikTok, mbona izi TikTok cyangwa Instagram sinibuka neza, mbona urugero there was a young woman yagiye mu rusengero umunsi umwe, cyangwa in a Bible study singibuka neza, noneho aragenda abona umuntu waje nyine yaraje yarizeye, ari mushya mu kwizera. Uwo muntu yabonye apana uwo mukobwa, abona umuntu avuga life story ye, yumva n'ubutumwa bwiza bigisha iby'inkuru ya Kristo, ataha yafashe conclusion, afata video aravuga ati njyewe nabaye offended kubera ko ni gute wambwira ngo umuntu wabayeho ubuzima nka buriya ngo arababarirwa kuko yizeye Kristo, hanyuma papa wanjye w'umwateiste w'imico myiza ukabumbwira ko atafitanye amahoro n'Imana. Nubwo ngo icyo twe turi kwita urukundo we cyamubereye stumbling block, sibyo? Cyatumye yumva ko Imana ire unfair mu byo yita urukundo, sibyo? Ariko wenda uwo muntu ushobora asobanuye ahantu aturutse, sibyo? Umva ko ari kuba consistent n'ibyo ari gutekereza, ntabwo we ari kubona urukundo rw'Imana nk'uko byanditswe biruvuga, ahubwo ari kubinterpreting uko ashatse. Kubera iki? Kubera ko ukomeje neza usanga yarumvishe ko Imana iravuze ngo wowe nubwo wakoze ibintu bibi, it wasn't a big deal, nta kibi kirimo rwose, wakoze ibibi byinshi, but it's no big deal, come, pfa kuba uvuze ko wizeye Kristo.
ariko ikintu yari kumisinga ni iki ngiki, ntabwo muri Kristo Imana yari kuvuga ngo it's no big deal, ahubwo muri Kristo Imana yari kwerekana ko iri serious ku cyaha. Imana yari kwerekana ubutungane bwayo, nibyo tugiye gusoma. Agire ubu ndebera mu Baroma igice cya 3:21 na Josh nawe bahareba. Abaroma igice cya 3:21 ya kwa 26. Sibyo? Ntabwo muri Kristo ntabwo Imana yari kuvuga ngo okay, abantu bo mu isi bangwe bakoze ibyaha ariko it's no big deal. Nta gikomeye wepfa kuvuga ko okay, nizeye Kristo, nyine bya bindi byawe turabyirengagiza. Hanyuma ngo igende ku muntu utaragize ikintu akora ivuga ati we kuko utavuze rero ko wizeye Kristo sibyo, wowe I can't be with you, wowe ugomba gufata igihano cy'ibyaha byawe iteka ryose. Ariko that's a misunderstanding. Ntabwo ari uko nguko urukundo rw'Imana ruri mu byanditswe. Reka dusome turebe igice cya 3:21 turagera ku 26. ariko noneho no gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kugarishwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyaha aribyo bibona. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose bahishwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo yabibahereye ubusa kubwo gucumurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahitiye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyanganaga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Amen. Tusomere nawe Romans 3:21-26. 21. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ, for all who believe, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Amen. So hari ibintu byinshi birimo hano twakoresha nk'igisubizo kuri ibi bintu byinshi cyane, ariko hari nk'ibintu nka bitatu nshaka ko turebaho, sibyo? Ikintu cya mbere hano mu Kinyarwanda batubwiye ngo turebe nko muri Kori 25 ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye. Mu Cyongereza batubwiye ngo was put forth as a propitiation. Okay, propitiation rero cyangwa se impongano. Hano propitiation icyo bivuze ni uko ahagije umujinya w'Imana ku byaha, sibyo? Ubwo cya gihano aracyabzobinze cyose, sibyo? Ikiguzi cyose. Bikumva nimba ukoze nabi, there is a cost for your wrongdoings, sibyo? Kandi iri negative, sibyo? Ubwo propitiation iri kihagarariye ni ukuvuga ngo cya kiguzi cyose Kristo aragifashe akishizeho. Aravuga ati reka mbyishyure, sibyo? What was the cost in this case? The cost was the wrath of God, which is righteous, which is justifiable, which is understandable, sibyo? Kuko nimba Imana yaguhaye amategeko yawe wowe muntu ukesha iyo byose ariko ukayasuzugura, no kuyasuzugura si no kuvuga ngo okay nabikoze ariko I have a will muri njyewe yuko nshaka kubihindura. No, it's a lifestyle. Niko tubayeho nk'abantu, ahubwo dushaka kubijustifying, sibyo? So rero nukuvuga ngo Kristo ashyizwe forth as a propitiation for anyone who believes in Him, who believes in His blood, sibyo? Nukuvuga ngo muri Kristo ntabwo Imana iri kuvuga ngo it's fine, it's no big deal. No, nuko Imana Kristo yishyuye ikiguzi cyose, wa mujinya wose yawufashe
cya gihano cyose ukwiye yagifashe, sibyo? Yavuze ati ibi ngibi ngewe uyu nguyu ndamwirengera. Icyo nicyo substance yo kwizera Kristo, nicyo twizera kuri Kristo. Iyo umuntu avuze ngo nizera Kristo so therefore mfitanye amahoro n'Imana, ntabwo bivuze ngo nizera Kristo in an abstract way, numvishe Kristo ndamwizera nyine ibintu bira, ahubwo mfite icyo mwizeraho, mfite ikintu nizera kuri Kristo, nicyo gituma mwizera ntizera undi. Sibyo? Nicyo gituma ngiye kwitekereza nk'umuntu, ibyanditswe bijya bitubwira ngo test yourself, sibyo? Icyo bashaka kutubwira nyine ni ukureba nimba turi mu byizerwa nyine. Iyo ugiye kureba nimba uri mu byizerwa, ntabwo mvuga ati nyine hari impamvu umukristo atavuga ngo nizera wenda, nizera runaka, wenda nizera njyewe, nizera ko I can do it, nizera runaka. Hari impamvu avuga Kristo. Uzi impamvu avuga Kristo se? Nuko Kristo yaje agafata ya propitiation twavuga, cya kiguzi cy'ibyaha bye, Kristo yakishyizeho ku musaraba, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero niyo substance yo kwizera Kristo. Icyo umwizeraho ni uko yafashe igihano cyanjye cy'ibyaha byanjye, sibyo? Imana nayo yabiteyeho kashe, turaje tubirebe, sibyo? Ntabwo ari ibintu umuntu yiyitirira, sibyo? Ni ibintu Imana y'ubwayo rwose yagiyemo, iyo dosiye ijyamo iteraho kashe, iravuga ati nuko bimeze, umurongo waciwe, icyo nkubwira ni uko uhindukira ukamwizera, sibyo? Ni ukuvuga rero ikindi kintu cya kabiri, hasi baratubwira ngo God is just and the justifier, ngo yerekane ko ikiranuka ndetse ari itsindishiriza umunyabyaha. Mu Cyongereza numvisha wenda bishobora guhita byumvikana cyane kuko birapika, kuko bijya kuvugika kimwe, ngo yerekane ko iri just and the justifier. Kuko ngo Imana ntabwo iri okay, if he is unfair, he is unfair to himself. Ntabwo iri unfair ku muntu uwo ari we wese, sibyo? Ahubwo yerekanye ko iri just, ntabwo yerekanye ngo icyaha kigende kidahana, ariko nanone ni justifier y'uwizeye Kristo. Nuko ngo yerekanye ibintu bibiri icyarimwe, sibyo? Njyewe okay, Imana iravuze ati irera, ntabwo yareka icyaha ngo kigende gutyo gusa. Iri just, igira ubutabera, sibyo? Ariko nanone igira imbabazi, igira urukundo, byandi byose iri kwerekana, sibyo? Niyo mpamvu ibaye itsindishiriza uwizeye Kristo, sibyo? Gutsindishiriza ni ukuvuga ngo mu rukiko ndakugira umwere, inyundo ndayikubita mvuga ko uri umwere, you can go freely, sibyo? You are not going to prison, you can go freely, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibaye just and the justifier. Tugarutse kuri rwa rugero rwacu, wenda no mu mutima ndasabira wenda uwo muntu nabonye simuzi, sibyo? Umwami yamugirira ubuntu rwose akamukiza, ariko wenda turi kumukoresha nka case study, so kumudevaluinga nuko ari case study turi gukoresha, sibyo? Ni ukuvuga ngo cya kibazo yari afite cyakemurwa n'iki, kumva ko ntago wa muntu yababariwe just kuko Imana yavuze ati you know what, I changed my mind, ibyo wakoze ntago it's no big deal, ntago birenze. Ahubwo nuko Imana Kristo ari ku musaraba, ya wrath y'Imana yose yagasutse kuri uriya muntu wabaye umunyabyaha kuriya, yari kwisuka kuri Kristo. Uwo muntu yamwizeye, bya bindi bintu nka applyingaho, sibyo? Uvuga ngo Imana niba ikimubaraho ibicumuro bye, imuha ubugingo buhoraho nk'uko Kristo yabivuze, sibyo? Imukuraho urubanza rw'ibyaha, sibyo? Hanyuma wa musaza rwose w'imfura, ariko none se ibyaha we yakoze, none se Imana tuvuge ko itari just, none nta butabera igira? Oya, ubutabera nabwo bugomba kubaho. Nuko nadashyira ibyiringiro muri Kristo, agomba gufata ibyo deserving, sibyo? So that was the only misunderstanding. Nukuvuga ngo ntago urukundo rw'Imana yarurebye nkuko ibyanditswe biruvuga. Ntago urukundo rw'Imana rwirengagiza ibyaha, ahubwo rureba kuri Kristo. Niyo mpamvu navuze ngo urukundo rw'Imana kurwumva pati y'umusaraba ntibishoboka. Ntago bishoboka na gato, sibyo? Ibi bijya bidutera misunderstanding rimwe na rimwe, ugasanga umuntu ariko nyine yakumva nk'ubutumwa bwiza, yakumvamo ikintu ngo wenda ngo kurimbuka. Imana nta rukundo igira, ntabwo uri kwigisha urukundo rw'Imana, uri kwigisha ikindi kintu. I believe ko hari igihe iyo wemphasize ibyo, ntuvuge ubutumwa bwiza bwuzuye, ntuwerekane amakiriro ya muntu, ntabwo uri kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko nimba just kumva mentioning ya perishing, ukatuvuga ntabwo ari urukundo rw'Imana,
ntabwo uri kumva, uri ku misunderstanding urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana ntabwo rwirengagiza indangakamere y'Imana yo kwera n'ubutabera, sibyo? Nanone ntabwo twavuga ngo God, ntabwo twavuga ngo twumva like numva urukundo rw'Imana neza, nanone ntajya mentioninga uburyo yarwerekanye, sibyo? Ntabwo urukundo rw'Imana rubonerwa muri nawe nugenda wari umunyabyaha wayaweya yabyo, noneho ugira ibyo ukora, uhindure ibyo bintu, ugira ibintu byiza ukora apati y'umusaraba, uvuge ngo uri kuvuga urukundo rw'Imana. That's not the love of God. That's not the love of God. Kuko urukundo rw'Imana ruri ku musaraba wa Kristo. Urukundo rw'Imana ntago ruri mu kwifixinga kugira ngo igukunde, ntago urukundo rw'Imana ruri mu kuba yakirengagiza ko ibyaha wakoze biri serious. Ahubwo urukundo rw'Imana ruri mu cyunga ibyo ngibyo bibiri byose, ari cyo musaraba. Imana ikerekana ko ikiranuka, ikerekana ko inatsindishiriza umunyabyaha, ikerekana ko ibyaha biri serious kandi bigomba guhanwa, ariko nanone ikerekana ko ari inyarukundo kandi igira ubuntu, ku buryo ibyanditswe byatubwiye ngo ahubwo babiherwa ubusa, sibyo? It's freely given. Nta kintu na kimwe twabonye umuntu yakoze muri ibi byose. Imana yakunze, Imana yatanze uburyo bwo kwiyunga, Kristo ya executinze ibyo ngibyo, sibyo? Nuko ngo ni nk'uko umuntu uri passive in the sense yuko biri gukorerwa hanze yawe, biri gukorerwa hanze yawe. Icyo Imana iri kukubwira, come to me, noneho wemere ko uri umunyabyaha, wemere ko ibi ngibi ari ibyawe, sibyo? That's the journey niho itangirira, sibyo? Niho journey itangirira. Kwemera ko umuntu ari umunyabyaha, kwemera ko biriya ni urukundo Imana iri kunyereka, sibyo? Kandi ntabwo ari ikintu kiri mechanical, ni ikintu kiri factual, sibyo? Kera hari igihe ngiye kuganira n'umuntu, niba nari cultural Christian, nyine nakuze Christianity mu Rwanda, ntabwo atari umukristo, sibyo? Ndakeka at least wa introduced kuri Christianity. So hari umuntu wari inshuti yanjye, I didn't know ko yari atheist. Njye tugiye kuryama ndamubwira ati hanyuma ijoro ryiza Imana ikurinde. Arahindukira anyandikira text ndende cyane ambwira uburyo I don't believe in God. Abantu mwizera Imana, you believe him because of it's pressure, we ntabwo yagiye aho wenda. Sije ntabwo yagiye aho, ariko he was like nyine muyemera kubera there is a fear in you. If you get rid of that fear, uzabona ko ntayibaho, sije? So navuga ko icyo gihe ibyo ngibyo bya making the sense, ariko nanone nta defense yabyo nari ifite kuko sinizera ubutumwa bwiza. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko that's not the driving thing in Christianity. We believe God because he first loved us. We love him because he first loved us. See, even na n'Imana y'ubwayo, sibyo? Even na John niwivuga, perfect love casts out fear. Nukuvuga ngo iyo twumvisha urukundo Imana idukunda, yadukunze muri Kristo, niyo mpamvu tuvuga dusize byose dusanze Kristo. It's not out of fear, it's out of this love. Imana yadukunze igaca inzira yo kugira ngo niye ni nkuko wagenda ukabwira wa muntu nakoreye bya bindi byose, nishyuye ibyo yamenye, ndamubwira ngo garuka, undi mushuti wagaca inyuma ati wowe nuko umutinya, ni mpamvu uri kujyayo nuko umutinya. Kandi mu by'ukuri we yabonye ko wenda muri tamu tujya dukoresha ntari biryanjye, ko ntari biryanjye ndicira. Si yabonye ko nakomeza ibintu, yaje not in the sense yuko ntakomeza ibintu kuko navuze ati ibyo wakoze ntacyo bitwaye, ahubwo cost nayishyizeho ndamubwira ati ngiye icyo nshaka, si uko ntari bukubwiye ko ibyo wakoze ari ibintu ni bibi, and kugira dukomeza tubane, bundi iriya ngeso uyireke, ntukajye kuza wisasa ugusandaguza ibyo usanze, witonde tubane, ariko nyine niwumve ufite ikibazo, ibyo wakoze it's in the past, narabyishyuye byararangiye, let's start a new journey, sibyo? Nukuvuga ngo ibyo bitandukanye no kuba yaza ngo nyikundishe kuko
kugira ngo ntazamwishyuza bya bintu. It's different. It's like east and west. Sibyo? So nukuvuga ngo rero urukundo rw'Imana tubonye ko rwahiteye gutanga Kristo kugira ngo ab'inzira yo kwiyunga nayo yo twacumuyeho, uyo nitwimwizera ko yafashe ibyaha byacu byose akabyishyiraho igihano dukwiye. Sibyo? Hari ikindi kintu twabonye, navuze ko tuvuga ku bintu bitatu muri cyanditswe badusomeye mu kanya. Ikindi kintu cya gatatu ngo hariho gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko, ngo nubwo amategeko n'ibyanuwe ari byo biguhamya. Sibyo? Kuko ngo Imana muri ya sense navuze yuko idafata icyaha nk'ikintu, itagifata nk'ikintu kiri aho ngaho, niko n'icyaha ntabwo cyabana nayo. Niyo mpamvu there has to be righteousness. Hagomba kubaho ugukiranuka umuntu agomba kuba afite kugira ngo ajye mu mubano nayo. Rero gukiranuka ngo ni ugukiranuka kudaheshwa n'amategeko, kuko amategeko niyo wishe. Sibyo? Ntabwo ikintu cyaba cyakunaniye ngo navuga ngo nicyo kinkiza. Ntabwo bishoboka. Ntabwo amategeko waba udafite ability yo kuyuzuza ku mwuzuro wayo. Sibyo? Ubundi uvuga ngo niyo azankiza, niyo azampa gukiranuka bane n'Imana. Ahubwo Imana yavuga ati hold on, hariho gukiranuka kudaheshwa n'amategeko. Sibyo? Kandi si ikintu gishya, ahubwo iyo ibyanditswe bivuze ngo amategeko n'ibyahanuwe, they are referring to the Old Testament. Sibyo? Nuko ngo iki na concept nshya. No mu isezerano muri Old Testament ushobora kubisangamo hahanurwa kugukiranuka kuzaza. Sibyo? Kudaheshwa n'amategeko. Kwera iki ko guhera kera abantu baracumuye bamaze gufolinga short of the standard. Sibyo? Nimba hagomba kuba gukiranuka, hagomba kuza gukiranuka kudaturutse mu mirimo yabo, kudaturutse mu mategeko, kuko ntibayashoboye. Suko amategeko, the law is not the problem. The problem is abakwiye kuyubahiriza ntabwo babishoboye. So ntabwo ariho hari umukiro. Rero tubonye ko even no muri 2 Corinthians 5:21 turabizi utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Sinzi muri kubyumva, habayo exchange. Umukiranutsi utazi icyaha atwitinzwe nk'umunyabyaha. Sibyo? Kugira nk'umunyabyaha ukwiye ya wrath y'Imana ntitinzwe nk'umukiranutsi. Sibyo? So bikumva ibyo byose biturutse, twibuke aho twatangiriye mu rukundo rw'Imana rwatumye itanga Kristo. Sibyo? Rwatumye itanga Kristo kugira ngo iki yazane reconciliation, azane kudushyikiriza data. Sibyo? Petero niwe wavuze ngo nyine Kristo yakoze biriya byose kugira adushyire data, to bring us to God. Sibyo? Nukuvuga ngo iyi niyo nzira igeza kuri data, niyo nzira izana kwiyunga, niyo nzira izana gukurwaho kurimbuka ugahabwa ubugingo buhoraho. Byose by faith, binyuze mu kwizera. Kwizera tubonye ko atari ibintu biri abstract cyangwa se biri mu kirere, ahubwo ari ibintu bifite substance. Hari icyo ukwiye kwizera kuri Kristo, hari icyo ukwiye kwizera kuri Kristo. To my knowledge, sibyo? Ntabwo nizera ko the Muslims bizera Kristo in this sense. Sibyo? Bashaka kwemera ko yabayeho, bashaka kwemera ko ari prophet, ariko nothing more. Sibyo? Ayo hajya haturuka ikintu kiri force cyo kuvuga ngo none twese nitwizera Kristo. No, we don't all believe in Christ, because Christ kumwizera, it's not abstract. Ntabwo ari ibintu nyine, ntabwo ari uko tuzi ngo okay, I know this fact about Christ so I believe. Ahubwo ari ikintu mwizeraho kandi bahakana umusaraba. Then how do they believe in Christ? They don't. Sibyo? Icyakoze wenda n'undi mu character bakoze bamwita Kristo, Yesu, bamwita Yesu. Sibyo? Niwe bizera in that sense. Ariko the Jesus Christ tubona muri Bible, tubona actually which are historical records z'abantu babanye nawe, bakandika biography, bavuze ko arenze kuba umuhanuzi, bavuze ko yapfuye ku musaraba kandi ko yazutse, ndetse kuzuka kwe muri kantu nabwiye kashe ngo yari kashe Imana iteyeho ko ibi biremewe.
mu kuzuka kwe niho bya bindi byose byari biteweho kashe ko byemewe nuko bimeze, sibyo? Kandi it's a fact, sibyo? Paul yabwiye Abakorinto agira ngo niba Kristo atarazutse mu bapfuye, murabo kugirirwa imbabazi nyine, your faith is in vain, muri nawo kugirirwa imbabazi pe. Ariko ngo Imana ishimwe ko yazutse. Nukuvuga ngo ni ibintu bibiri nyine umuntu ashobora kureba, like niba Kristo atarazutse ibi byose nababwiye ni ubusa, ibyaha biracyabariho. Hari indi nzira ubwo yo gukizwa atari mu kwizera gusa, sije hari ubundi buryo wabigenza, sinzi, wenda no gushakira ahandi. Ariko nimba yarazutse, this is the truth, kandi ni ikintu kiri a fact, ni ikintu kiri factual, sije ni ikintu kiri factual, kuko Paul yahise ababwira ati hari abantu 500 bamubonye nyine as if ari kubaha a preuve, ari kubaha proof, sibyo? Ati mugende mubabaze, the tomb is empty. Nukuvuga ngo nyine ni ikintu kiri factual. Nukuvuga ngo Christianity ntabwo ishingiye ku bintu abstract, ishingiye kuri fact. Ikintu cyabaho in real time, at a real place, by a real person, sijya, kandi kigira aba witnesses, aribo banditse biographies izo dufite, aribo tugenda tubona nyine baba referenced mu byanditswe byera, sibyo? So back to our point rero, nukuvuga ngo urukundo rw'Imana rero, tugana wenda ku musozo, urukundo rw'Imana nta handi hantu dushobora kuharebera atari ku musaraba wa Kristo, sibyo? Hari ibintu Imana ikora in his providence kugira ngo ibungabunge ibyo yaremye. I will not take away anything from that, sibyo? Imana providing ibyo yaremye byose, sibyo? Kandi in the sense that a demonstration of love, sibyo? Kuko ntabwo yabiremye ivuga ngo go fend for yourself, sibyo? Iri involved in daily lives y'ibyo yaremye, sibyo? Ariko nimba ivuze ngo Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo Kristo yapfiraga abanyabyaha, yadupfiraga tukiri abanyabyaha, ko Imana mu musaraba niyo ishyize umwuzuro w'urukundo rwayo. Niyo mpamvu umuntu wizera, niyo mpamvu Pawulo ashobora kwandika inshuro nyinshi ari muri gereza, ariko akavuga ati ndabizi ko Imana inkunda, kandi muri ibi byose ndi gucamo nta kintu cyantandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo. It's a fact, sibyo? It's a fact, nta cyabihindura, sibyo? Nta cyabihindura. Ubuzima bwaba bwiza, bwaba bibi, nagira ingorane, and saying this si ukuvuga ko ibyo bintu nyine biba byambuye uburemere byabyo pe, sibyo? Ahubwo ni ukwerekana ko let's not fix our eyes kuri ibyo bintu bihinduka, sibyo? Ahubwo hari aho Imana yerekanye urukundo rwayo hadahinduka, kandi tubonye impamvu nyinshi bidashobora kuba ahandi. Nese nta handi wabona ubwiyunge n'Imana, kandi nubwo wenda rimwe tubyandestimatinga, buriya nta kintu cyambere gitanga amahoro nko kubifitanya amahoro n'Imana. Imana ibaho, there is no question about it. Turi abanyabyaha, there is no question about it, sibyo? Mwibuke twabonye ko dushobora gukoresha terminologies zitandukanye, I'm not perfect, I make mistakes, ibintu byinshi, ariko the common denominator nuko terminologies z'icyo kibazo pe. Tubyite sin, tubyite imperfection, tubyite mistakes, tubyite iki, in the view of God they are sins, nyine ni ugufolinga short y'amategeko yayo ya standard zayo, sibyo? Nimba iyo na yari fact, sibyo? None se ni gute none nagira n'amahoro nayo? Ni gute nakiyungana? Ni gute umuremyi wanjye twazabana iteka ryose? Kuko Kristo ubwe yavuze ngo nzamuzura ku munsi w'imperuka, sibyo? Uwo muntu nyine napfa ntabwo azabapfuye byo guhera, nzamuzura ku munsi w'imperuka, sibyo? Azaba asinziriye. So rero niyo mpamvu umurongo wa 17 tugiye kuwufata nka conclusion, sibyo? Yohana 3 16 kuko Imana itatumye Umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe, abari mu isi bakizwe nawe. Ibi byose tubonye rero, Imana yabikoze kubera urukundo rwayo, itanga Kristo
kuva icyo gihe kugeza iki gihe biracyari applicable, sibyo? Ntago amarembo afunze. Umuntu wese ureba uyu mwana akamwizera, buracyari ubushake bwa data ko Imana yiyunga nawe, biracyari ubushake bwa data ko uwizeye uwo mwana ahabwa ubugingo buhoraho, biracyari ubushake bwa data ko umwizeye rwose nta kabuza abona ubugingo buhoraho. That's an assurance ishingiye mu kuba Imana yarabivuze kandi biri backed by a fact, ariko gupfa no kuzuka kwa Kristo, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero Imana ntabwo yatanze Kristo mu isi kugira ngo icire iteka abari mu isi, sibyo? Yamutanze kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Iyi ni indi misunderstanding ijya ibaho ku butumwa bwiza ndetse no ku rukundo rw'Imana in general, sibyo? Yuko ukibumbura umuntu ujya kubuvuga bati mwiciraho abantu iteka. But that's not the point. I'm telling you of Christ who can save you, sibyo? Who by faith rwose izo benefits zose atanga uri bubone, sibyo? So ni ukuvuga ngo ibi ngibi uru rukundo rw'Imana ruwa misunderstood tutararebeye mu musaraba. Ntekereza ko umuntu yumvisha umusaraba, sibyo, akawureba icyo representinze na Kristo uriho icyo representinze, ntabwo yavuga ngo ubutumwa bwiza ni ugucira abantu iteka cyangwa no kubafosinga imyizerere yawe cyangwa n'iki, sibyo? Tamu yariyo yose nyine umuntu yakoresha. No, it's not that, sibyo? Ni ukuba umuntu uri kumubwira urukundo rw'umuremyi we, urukundo yakunze abari mu isi, urukundo yakunze abantu be kugeza aho itanze umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Muri Galatians ahantu bavuga ngo nyine ngo idukize igihe kibi cya none. Hari umuntu utabona ko igihe ari kibi koko? Ni kibi cyane. Nimba ibyo bintu biri obvious, Imana ikaba kukigukiza. Kukigukiza in a sense yuko one, igutandukanyije n'ubwangirike buriho ubu ngubu, sibyo? Sin is destructive. That's a fact, sibyo? Even n'umuntu utizera yabyemera. Ari ingeso umuntu arebaga bati nyamara uri kwiyica. Nagire na reference yo mu byanditswe atanga. Sin is destructive, that's a fact, sibyo? Icyo ni icyambere giye kuguseparatinga nacyo umunsi ku munsi. Aho ikindi cya kabiri iri no kugwisezerana of a better world which is not this one, sibyo? After this, iyi ni irangira uzazukira kubana na iteka ryose. Izo ni senses, ni uburyo bubiri navuga Imana iri kugukizamo iki gihe kibi cya none. Muri iki gihe tukiri muri ubu buzima igutandukanya n'ubwo bwangirike buriho, sibyo? Umuntu wese ashobora kureba akavuga ati burahari pe. Before I came to Christ, ari ibintu najya this is just beyond me. This is ridiculous, sibyo? So atari uko nshingiye ku mategeko y'Imana, ahubwo nyine ko it made no sense, sibyo? So it's a fact called sin is destructive. So izagenda iguseparatinga nacyo muri ubu buzima, sibyo? Ariko nanone in this sense nuko ubundi buryo iri kuguseparatinga n'iki gihe kibi nuko there is a better world, there is a better coming, a better life, sibyo? After this present age, sibyo? So rero umwanzuro twafata nuko Imana nimba ibyaha bikoze mu rukundo rwayo ntabwo yohereje umwana wayo kugira ngo icire abari mu isi hiteka, ahubwo kugira ngo bakizwe nawe. Umuntu wese uri on the face of the earth aramutse aje ku musaraba akizera icyo Kristo ari kumukorera yakizwa, sibyo? Ariko what's the problem? The problem nuko imitima yacu naturally ibifunze kuri ibi. Paulo aravuga ngo biba ari ubupfapfa, sibyo? Ariko Imana iracyari muri business yo gukiza abantu bayo, sibyo? Ntago irarekera, sibyo? So there is hope for anyone, sibyo? Wakumvi iyi message y'ubutumwa bwiza. There is hope regardless yaho yabavuka, y'ibyo yakoze, y'ubuzima yari kubamo, y'ibintu byinshi. I think if we look at the people who are saved, yaba ari abo tuzi, sibyo? Yaba ari abo tubona mu byanditswe byera, I think they represent every kind of sin. See, every kind of lifestyle, every kind of what we call horrible thing, sibyo?
so it doesn't matter nyine ubuzima umuntu yaba yarabayemo cyangwa ibyo yaba yarakoze cyangwa haturuka cyangwa se sinzi ukuntu nabisobanura, there is still hope yuko uru rukundo rw'Imana rwakwapurayingaho, sibyo, rubonerwa hehe mu musaraba wa Kristo. Runo rukundo ntabwo rureba circumstances z'abantu, rureba nimba urya 4 ku munsi cyangwa rimwe nabwo wastrugglinze, rureba nimba ufite wardrobe yuzuye imyenda, ntabwo rureba ibintu, hari ibintu byinshi rutareba, ahubwo rureba eske wemera ko uri umunyabyaha, ese urealizinga ko ari urukundo Imana iri kukwereka yuko nubwo uri umunyabyaha igukunda kandi yiteguye kwiyunga nawe binyuze muri Kristo, ukaba nta kindi usabwa usibye kumuhindukira ukamwizera uwo ari we n'icyo yakoze ku musaraba ku bwawe no kuzuka kwe, sibyo? So ntekereza ko iyi niyo message nyine twari turi kuganiraho uyu munsi, tukuyemo umwanzuro yuko there is no other way yo kubona urukundo rw'Imana apart from the cross. Kweri iryo cross is representing God is reconciling himself to us, sibyo? No, he's reconciling us to himself. I don't know. Wanza ndikubiba. Ariko nukuvuga ngo iri kwiyunga natwe binyuze muri Kristo. Atari uko ariyo yatugiriye nabi, kuko ari twebwe twayikoreye nabi, ariko ikaba ikishimiye kuba yatwakirika twita abana bayo kandi tukazabana nayo iteka ryose. So umwami rero tugirire ubuntu kandi abugirire n'umuntu wese wakumva iyi message, kuko icyo twifuriza umuntu wese nuko rwose yakizera uyu Kristo, sibyo? It's the best thing that can ever happen to anyone, sibyo? So mwamashimwe rero ko twiganye, and ndumva twasenga umuntu wabagize ikibazo akakibaza cyangwa inyunganizi cyangwa ikindi cyose, sibyo? Uhoraho ndagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye, nawe ndagushimiye kubw'urukundo rwawe rubonerwa muri Kristo Yesu, urukundo rw'iteka ryose, urukundo rudahinduka, urukundo tutagira ikidutandukanya narwo. Mwami mwiza, rimwe na rimwe tujya tubikuraho amaso cyangwa se mwami mwiza bitewe no kutizera, mwami bamwe bakaba batarubona gutyo ko ari urukundo rukitwa ibindi. Ariko mwami ndagutakambiye kugira ngo yaba ari twebwe mwami udugumishe focus yacu kuri Kristo, ku musaraba we mwami, tubone uburyo yadukunze, tubone uburyo adukunda, tubone uburyo azahora dukunda iteka ryose, ndetse mwami n'undi wari we wese mwami mwiza, mwami mwiza, tutarebeye kuri state yasoriye muri aka kanya, tutarebeye hostility yaba afite kuri wowe, tutarebeye kuri lifestyle yaba ari kubaho mwami mwiza, nta n'umwe uri kure y'ubuntu bwawe. Abantu bose uwaza kuri Kristo wese wamwakira, kuko nawe bwe yabyivugiye ngo uzi wanjye I will not cast out, ntawe nzamusubiza inyuma. It doesn't matter ibyo yaba yarakoze, atari uko ibyaha bye nta big deal irimo, ahubwo kuko Kristo yafashe igihano cyabyo. Rero niyo mpamvu nsabiye imitima y'umuntu wese waba atizera mwami mwiza wakumva iyi message, mwami ndagutakambiye kugira ngo umugirire ubuntu, umugenderere, umukize, ndetse mwami mwiza n'uwaba wizera mwami wari we wese aho yaba ari hose, umukomeze utuma amaso ye ayahoza kuri Kristo ndetse no ku musaraba wawe, upfu n'izuka bye, bisobanuye ko dufitanye amahoro nawe. Mwami mwiza utugirire ubuntu muri byose, mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen. So sinzi niba ufite ikibazo cyangwa inyunganizi cyangwa se ikindi kintu cyo kutubwira ku byo tumaze kwiga, icyo kuvuga cyo nticyabura ibyo tumaze kwiga. Burya iyo umuntu ashoboye kureba cyangwa se kumva ibyo twigishije akabyemera, atangira kubaho ubuzima bumeze gute, ubuzima bwe buba bumeze gute nyuma yo kubyemera no kubyizera, kwizera iyo Kristo Imana yashyizeho, kwizera urukundo rw'Imana, kwizera umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu yatugirira. Umuntu umaze kubyizera abaho ubuzima. Okay, umuntu rero umaze kwizera ibi ngibi tumaze kwiga, kubona urukundo rw'Imana, kubona ko umusaraba ubwawe ari expression y'urukundo rw'Imana, akizera ibyawukoreweho abiyo kwiyunga n'Imana binyuze muri Kristo. Ubuzima none aba agiye kubaho nuko
za benefit twabonye zizangwa no kwizera Kristo, hari ikindi kintu yasezeranyije, aricyo kuba Imana izaduhiringa mu mutima w'uwo muntu, kuba umwuka wera, sibyo? Nayo ni benefit izanwa nuko kwiyunga n'Imana, sibyo? Umwuka wera rero uwo utuyemo ugenda, nigeze kubivugaho, umuseparatinga n'ukwangirika kuri mw'isi aka kanya, ibyaha even n'ukuri muri we, sibyo? So nukuvuga ngo ubuzima rero waba bugiye gukurikiraho ni ubuzima bugendana n'Imana, kuko nkuko twabibonye Peter aravuga ngo Kristo yadukoreye ibi byose kugira ngo tugeze ku Mana. Ku Mana rero hari uko uri ku Mana, uri kugendana n'Imana abaho, nuko kwa kundi yera, sibyo? None igenda imuhindurira gusa nayo, sibyo? Ndetse akaba ari umurimo, sibyo? Imana ikora mu mutima we rwose, uri assured, nimba ari muri Kristo uri assured, sibyo? Nk'uko Imana itanga isezerano ry'uko tuzabana iteka ryose, uri uwanjye sinzigera nkurekura, nk'uko Kristo abivuga ngo ari mu kiganza cyanjye ntababapfupfunuramo, nta cyabapfupfunuramo. Niko rero iryo sezerano rigendana n'irindi ry'uko Imana iba igiye kweza uwo nguwo yakijije, sibyo? Ngira ngo hari icyanditswe kiri muri Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 2 umurongo turahera ku wa 11, sibyo? Tugere ku wa 14, sibyo? Tugere ku wa 14, aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, sibyo? Byandi tumaze kubona byose, sibyo? Nda byose muri essence ni ubuntu bw'Imana, nuko nta kintu abantu bakoze, it was given for free, ahubwo babyakiriza iki? Kwizera, sibyo? Noneho rero ubwo buntu Imana yagize hari ikindi bukora, ntago birakirira uwo munsi, sibyo? Ubaye uw'Imana hari ubundi buntu ikomeza kumugirira, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. Niko ni ibintu tukwiye kwiga, hari ubuzima twari tubayeho mbere yuko tujya ku Mana binyuze muri Kristo, sibyo? Ikigiye gukurikiraho it's kutwigisha uko dukwiye kubaho noneho. Rero ubwo buntu Imana yatugiriye budukiza bukatuzana mu rugo, ni nabwo ikomeza kuduha, nibwo ikomeza gukoresha, sibyo? Binyuze mu mwuka wera bukatwigisha kureka kutubaha Imana. Nuko ntitwubahaga Imana, ni nacyo kibazo twari dufitanye, sibyo? Noneho rero mu mwuka wera igiye kutwigisha kureka kutubaha Imana, sibyo? Igiye kubitwigisha, sibyo? Hari analogy njya nkoresha, sibyo? Nk'urugero, uciye ku muhanda, ubonye umwana uba ku muhanda, yari afite wenda uburyo ingeso afite yiyaranjamo, akabona icyo kurya, wenda tuvuge wenda yagendaga akiba, sibyo? Wenda akenshi ntiyanogaga, sibyo? Ariko wowe uramukunze, sibyo? Tuvuge wenda yigeze no kukwibaho, nawe urabimenye, kugira ngo analogy making sense kurusha. Ariko ibyo byose urabyirengagije, icyo yakwibye waragisimbuje, uramuzanye iwawe ngo umurere, sibyo? Uwo mwana rero ikintu kiba gikurikiyeho, ntabwo ugenda ngo uhite umuterera iyo ngiyo ati rero wowe icyo mukoreye n'imiriye muhinduriye gusa ukomeze wibere uko wabagaho ku muhanda. No, utangira kumwigisha table manners. Hano rero tugiye kurya, sibyo? Tuza ku meza twoze kandi twese turasangira, sibyo? Ntabwo urya igihe ushakiye, sibyo? Uraza twese tugasangira nka famille, ubanza gukaraba intoki, ubanza koga ukaza usa neza. Wenda mwamara abasirimu cyane dukoresha kuto ni foke, sijya? Kuto tuyifata hano, foke tuyifata hano, sijya? Nuko utangira kumwigisha, sibyo? Kumwigisha iki? Nimba yabaga ahantu atabonye uburere, atubaha abantu, umureka mbere na mbere kureka kutubaha abantu, kugira ngo akubahe nka autorite mu buzima bwije, kuko ugiye kumera umubyeyi, sibyo? So rero dukurikije analogy nibyo ari kutubwira, ubu buntu bukijije abantu, sibyo? Nabwo Imana ikoresha ibigisha kureka kutubaha Imana. Nibubahaga Imana ni nacyo kibazo mwari mufitanye, yatekinze kayi y'ibyaha byawe byose, sibyo? None ikuzanye mu rugo, igikurikiyeho kuko igukunda nyine ishaka ko mubana, sibyo? Muri ubwo buzima nuko ngo igiye noneho kuguhindurira umutima wawe, sibyo? Ikatwigisha kureka kutayubaha, nuko ngo ikakwigisha kuyubaha, sibyo? Ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi
ko nyine iby'isano yabivugwa ni ya migenzereze itandukanye n'ubushake bw'Imana buri revealed mu mategeko yayo, sibyo? Niko ikwigisha nyine kureka kurarikiraho ibintu bibi, sibyo? Kurarikira si tubyumva ni ukuwirinda ikintu ariko bikarenza bigatutumba cyane ukaba ari cyo ushaka buri kanya, sibyo? Rero ibi bintu nimba tuje mu rugo rw'Imana nk'uko wa mwana aza, sibyo? Mu by'ukuri wa mwana ntabwo aza yamaze kuba perfected, sibyo? Ahubwo aza kuko wamuhamagaye, umutima we ugasofeninga kuko abonye umuntu umwereka impuhwe, sibyo? Ntiyari abimenyereye, so aba open kukumva, sibyo? Ariko ntabwo ingeso zose zihise zigenda ako kanya, niyo point nyine yo kumwigisha, sibyo? So dukomeje muri analogy rero natwe niko bimeze, sibyo? Tuzanye ibintu bitandukanye, sibyo? Twari tubayemo none Imana ikigiye gukurikiza iradukunda cyane ku buryo idashaka ko dukomeza kubaho gutyo, sibyo? Niyo mpamvu itangira itwigisha kureka kutayubaha, kurarikira bya bindi bihabanye n'ubushake bwayo, sibyo? Ndetse ikakwigisha kwirinda, sibyo? Ikakwigisha kwirinda biriya byirinde, sibyo? It's destructive to the soul, sibyo? Bigukura muri nimba navuga bigukura mu busabane nanjye in a sense yuko bituma umutima wawe ujya handi ukamvaho, sibyo? Ngo ukatwigisha kujya twirinda dukiranuka. Gukiranuka ni gukora what is righteous, gukora ikiri ukuri, ikiri cyiza, sibyo? Twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Turi kubona ukuntu atari nyine ntabwo ari gufata uyu murimo Imana iri gukora mu mitima y'abayizeye, sibyo? Ntabwo ari kuwutandukanya na promise yabahaye y'ibyiringiro nyine bafite, sibyo? Ni nk'uko yavuze mu gihe mugitegereje noneho ko ibyo nababwiye birashuwadi rwose nta cyabikuraho, sibyo? Mu gihe mubitegereje noneho hari uburyo nshaka ko tubanamo, sibyo? Ariko kuduhindurira uwo mutima, sibyo? No kuba igenda iduhindura mu yaba ari ibyo dukunda kuko kurarikira kumva birenga liking something bikaba ndagishaka cyane ku buryo ntakihangana, sibyo? So ibyo ngibyo rero byose igenda ibikoraho. Noneho nawe wowe ubwawe ufite mwuka wera, sibyo? Uko ihindura umutima wawe niko nawe ugenda uhinduka mu ngeso, mu migirire, the whole person uko watekerezaga, sibyo? Uko ntekereza ko ntabwo ibi ngibi byose biba mechanically, sibyo? Nuko ngo ntabwo ari ibintu biri mekanike ku buryo okay ndumva nkunze ibi ngibi ariko nta kundi reka mbere. No, Imana ikintu ikora ni ukuvuga ngo igenda ihindura n'ibyo wakundaga, n'ibyo washakaga, n'ibyo wari ushyizeho amaso, sibyo? Ikagenda ibihindura, sibyo? Ni ukuvuga rero ubwo nibwo buzima bw'umuntu wizeye, sibyo? Ubuzima bw'umuntu wizeye ni ubuzima rwose assuredly buhinduka, sibyo? Kristo ahantu yigeze gukoresha ikigereranyo cyagiye kuvuga ubwoko bw'ubutaka, sibyo? N'imbuto haravuga ngo zimwe zera 60, 80, 100 gutyo, sibyo? Imbuto zishobora kutangana, sibyo? Ni ibintu bibaho, sibyo? Kuko nubwo ibyo byose biba hari uburyo Imana yashyizeho ibi nyine binyuramo ijambo ry'Imana, gusenga, guterana na bene data, sibyo? Byo wenda twita uburyo bw'ubuntu, sibyo? Uburyo inyuzamo ubuntu bwayo, cyangwa se na ari amasakrema nyine dufite, sibyo? Ku umubatizo, ku igaburo ryera, sibyo? Ibyo byose ni ibintu bigenda bi strengthening a faith, sibyo? So ku buryo nyine the level at which ubwo buryo bw'ubuntu butugeraho cyangwa se tubukoresha is this nyine niyo navuga ko bigendana na growth tugenda tubona, sibyo? Za mbuto, sibyo? Ariko ntibivuze ko ufite 60 wenda aba atarizeye, sibyo? Ahubwo ikintu kiba cyabaho, sibyo? Nugukomeza rwose agatumbira uwo Kristo wamukijije kuko ari assuredly rwose azamuha no kwera izo mbuto
akomeze akoresha ubwo buryo bw'ubuntu, sibyo, Imana ikomeze n'umurimo mu mutima we. Muri make ni uko nguko ubuzima bw'umuntu wizeye buba. Ntibuba bukimeze nka bwa bundi bwa kera, in the sense y'uko rwose Imana ihereye mu mutima igenda imukuramo bya bindi bya kera byose, imuha ibindi bishya, sibyo? Okay, nanjye mbafitiye ikibazo, sibyo? Ko ibi byose tumaze kubibona, tubonye urukundo rw'Imana, sibyo? Tubonye uburyo rubonerwa mu musaraba wa Kristo, ariho ruri vivid nyine rugaragara cyane. Tubonye iby'Imana iduhera muri Kristo byose, sibyo? Wenda hari icyo tutari twatinzeho tubonye nyuma, noneho apart y'uko kuba tumwizeye tukakuraho urubanza rw'ibyaha n'ubuzima tubayeho mwiza. Biba isaha imwe usigaje kubaho, biba umunota umwe, biba imyaka 80 cyangwa imyaka 100, urwo rugendo bukirurimo igukoreramo ibyo ngibyo isezeranye, sibyo? Ikibazo cyanjye ni iki ngiki. Uri kumva Imana yadukoreye byose, twakayikunze bingana iki? Kuko ntekereza ko ku muntu wizera ntagafata orejere ibintu byitwa kuba Imana iri kumutandukanya n'icyaha, kuko aba yabaye aware y'uburyo kiri destructive. Buri icyaha si ukuvuga nyine ngo Imana wenda ni killjoy ivuga ati ibyo ngibyo bireke kuko numva ntabe. No, the consequences sijyo kuri sin ziri destructive cyane. So nimba Imana idukoye urwo rubanza ikaduha kwiyunga nayo, ikatugira abayo, ikabiri kudukoreramo uwo murimo, aho yabigeze hariho hose, ni gute noneho twebwe twakayikunze? Nyine how should we react? Kuri ruriya rugero waduhaye rw'umwana w'ikirara cyangwa se ku muhanda, azanwa mu rugo akaba umwana wo muri urwo rugo. Mu by'ukuri nubwo bigutonda utangira kwiga, noneho ukunda ko urukundo rubaho nawe ukanayakitinga muri ubwo buryo. Imana rero nyuma y'ibyo bintu nta kintu twayitura kibaho gihwanye n'ibyo ikorera umuntu. Ntacyo usibye nyine kwirinda gukomeza tuyizeye kandi tumaramaje, noneho tukiga no kuyikunda kuko ntitwayikunda uko ingana, kuko iyo ibitugirira, ahubwo tugomba kubaho nyine twiga kuyikunda every day, every hour, muri buri nguni ubuzima bwose bwacu. Tugomba kubaho nyine twiga gukunda Imana, ndetse twagira amahirwe niba uri umusore ugize urugo n'urugo rwawe n'ibyawe byose neza. Ni uko nguko niyo reaction. Okay, thank you. Hari ikindi gisubizo gihari? Ntabwo bijya kure ibyo umuvandimwe avuze, ariko nta kintu nyine kibaho, nta kigero kibaho wakundamo Imana kugira ngo wuzuze urukundo rwayo ku muntu. Ahubwo ikintu kiriho ni uko wenda uko ushobozwa no kwemera kwawe, Mwuka Wera akakwemeza, akagushoboza wowe ukabasha kubaha inzira z'Imana ishaka ko ugenderamo. Ariko gukunda Imana ho ntangana ihari yuko umuntu we wayikunda ngo bigushobokere, kereka yo igushoboje ukabasha kuyumvira, noneho kuguma mu kwizera, bya bindi byose ugenda ubinyuramo. Ariko wowe ku bwawe umuntu ntabwo yashobora gukunda Imana ku kigero gishyitse. Ndabikora. Namubwiye ari amategeko abiri. Twakora amategeko arakomeye. Twabasha kwashyikira Imana n'Imana
ourselves as living sacrifices. Basically, nyine ni ukumuberaho kubera umwami wacu. Tuba muri constant obedience to the scriptures, itegeka kubaho gukunda, dukunda abantu, tubaho crucifying our flesh, mbese twanga icyaha kurusha Imana, mbese ni nkaho turebera inosi muri lenzi Imana irebera. Ni ukubaho muri obedience, muri trust, kwizera. amashimwe kabisa. Ndumva nta kintu narenza ku byo mwavuze, niko bimeze, niko n'ibyanditswe bivuga. Cyakurikiraho nyine ni ukuba twakiringira Imana nk'uko umuvandimwe yabivuze, muri uko kuyiringira ikadushoboza tukayumvira, tukaba dufite humility yuko tutagera ku rukundo ishaka, bikomeza kudusunikira kuri Kristo n'ubundi, ndetse ibyo ngibyo bigatuma tubaho turi as living sacrifices, sibyo, like twiha Imana nyine nk'abazuki. Kandi ibyo byose rwose Imana ishimwe ko atari rimwe na rimwe wagiye umuntu abiteshya biteye ubwoba. It's not mechanical. Bitangirana n'iki? Trust in God, trust in Christ, sibyo, rely on him. Yaba ari ukuba ukomeza kumugumisha amaso yawe utayishyiraho ukagwa muri despair, yaba ari humility ukwiye kugira ngo ubone ko nubwo waba uri guprogressinga, it's not because of you. Ukaba nka Paul ukavuga ati